cyakora izina ry'Imana amarozi arakora nukuri ko Imana amarozi arakora uyu mujene usibye ko baramuhaye isombe none ntabwo ari isombe ry'igicucu gusa bamuhaye urubingo bamuha inturusu bamuha urwiri bamuha ibiki je nta kintu wampa muri buno buzima bwanjye ngo uyu mukecuru dupange nta kintu kibaho no ko we ari no kubivibinga cyane ngiye kigibu kugira mpuze no mukecuru naba mpite ibirozi naba mpite toroma na yego ko we amarozi arakora cyakora izina ry'Imana amarozi arakora nukuri ko Imana amarozi arakora uyu mujene usibye ko baramuhaye isombe none ntabwo ari isombe ry'igicucu gusa bamuhaye urubingo bamuha inturusu bamuha urwiri bamuha ibiki je nta kintu wampa muri buno buzima bwanjye ngo uyu mukecuru dupange nta kintu kibaho no ko we ari no kubivibinga cyane ngiye kigibu kugira mpuze no mukecuru naba mpite ibirozi naba mpite toroma na yego ko we amarozi arakora ababyeyi bajye bagerageza basenyera abahungu babo uko narebye cyane nk'umuvandimwe wanjye Ice Mobi ubona nada afite nk'ikintu kimukoresha cyitwa ngo vakuseni ngo kiva Uganda ngo bamuherereje kuva zamani uyu nawe afite iki diamond kimukoreramo cyitwa no mu diamond yitwa Tripasi aramukoresha cyane bura abasore benshi w'i Kigali nyemvuyemo abenshi bararozwe nimukajye mubona ibintu bakora bafite ibintu bibakoresha by'ibaraga bidasanzwe kubera kudasenga mani ako uyu mukecuru n'uyu musore ngiye nagurike bikuntera iseseme ndikumva nyine iki kijeni ngifashe tumugeri n'ingumi ya danze wone ukirebe no nkorera igenda nta kintu wamango no mukecuru duhuze niba bafite miliyari zingahe hiriga ngiye umukozi ngiye usibye ko ikintu bibuze n'igiyamo turyamira igihe mfite amafaranga narize mfite ubumenyi mfite bro waba ushaka kugura subscribe watch time na views byo kuri YouTube ese waba wifuza kugura likes followers views comments byo kuri Instagram TikTok Facebook Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media ku bindi bisobanuro waduhamagara Your pressure is our focus. Wabikeneye gukora video gukora indirimbo I love you face to face we will not be together gukoresha amafoto ndetse n'ibindi igisubizo twakizanye Ishimwe studio yonyine ishobora kubigufashamo duhamagare tuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba warebwa cyane ku ma TikTok ama like aba followers ndetse n'ibindi ukeneye kwamamaza twandikira nanone kuri izo nimero tubigukorere mu gihe gitoya utangire kumenywa na bose The Mixer TV make you assure your future mu muryango nyarwanda no mu bindi bihugu byinshi hagenda hagaragara ikibazo cy'imibanire hagati y'abasore bato n'abagore bakuze cyangwa abakecuru aho rimwe na rimwe iyo mibanire ibishingiye ku mafaranga impano cyangwa inyungu z'ubuzima bwite aho kuba urukundo nyakuri ibi bikunze kugaragara cyane mu rubyiruko rufite ibibazo by'ubushomeri ubukene irari ryo kubona ibintu byihuse nk'ama iPhone 16 17 cyangwa se amagogo Pixel cyangwa kubura icyizere cy'ejo hazaza iki kibazo si ikintu cyo gusetsa gusa cyangwa gufata inkuru z'imihanda ni ikibazo cy'imibereho ubukungu ubuzima bwo mu mutwe n'imibanire y'abantu gikeneye gusobanura cyangwa se no gusobanurwa kikanirwaho byimbitse ari igihe umusore yinjira muri iyi mibanire atari uko akunda uwo mugore ahubwo ari uko abakennye cyangwa se akeneye ikintu runaka ku rundi ruhande hari n'igihe uwo mugore mukuru abashaka urukundo akiyumva afite agaciro cyangwa kunyurwa n'umubiri mu by'ukuri iyi mibanire akenshi iba yubakiye
ku guhanahana inyungu. Umusore agahabwa amafaranga, agahabwa telefone zihenze, imyenda ihenze, ubukode, transport cyangwa se business. Uwo mugore nawe agahabwa ubusabane, urukundo rw'inyuma, attention cyangwa imibonano mpuzabitsina. Bityo aho kuba urukundo rwubakiye ku mutima, iba ari transaction cyangwa idea yihishe inyuma y'amarangamutima. Impamvu nyamukuru zitera abasore kujya muri iyo mibanire, icyambere ni ubukene n'ubushomeri. Iyi niyo mpamvu ikomeye cyane umusore ashobora kuba adafite akazi, ubukode bwo kwishyura inzu, ibiryo, amafaranga yo kwitunga n'ubushobozi bwo kugendana n'igihe. Iyo abonye umugore ushobora kumuha ibyo akeneye byihuse, ashobora kumva ko ari inzira yoroshye yo kubaho. Aho umusore abatangiye kubona umubiri we cyangwa urukundo rwe nk'igikoresho cyo gushaka imibereho, uwo ni umusingi mubi cyane kuko utuma umuntu atangira kubaho mu buzima bwo kwigurisha cyangwa se kugurisha amarangamutima. Irari ry'ubuzima bworoshye, hari abasore baba badakeneye amafaranga yo kubaho gusa, ahubwo bashaka kwambara neza, kugira zihenze, kugenda mu modoka ihenze, kujya mu tubyiniro duhenze no kugaragara nk'abagezweho. Aha niho ikibazo cy'ubukene kiba kimwugarije, kandi ahubwo kiba ari ugushaka shortcut y'ubuzima. Icyo bivuze, iyo umuntu amenyereye kubona ibintu bitamuvunnye, ashobora gutakaza umuco wo gukora, kwihangana, guharanira iterambere nyaryo, agaciro nk'imbaraga ze. Ingaruka z'imbuga nkoranyambaga muri iki gihe, imbuga nkoranyambaga zatumye benshi babona ubuzima nkaho bugomba kuba bworoshye, bwiza buri munsi, bwuzuye amafaranga, bwuzuye ibirori n'ibihe byiza. Iyo umusore abonye abandi bana berekana amafaranga, imodoka, hoteli, gift, ubuzima bwiza, ashobora gushaka inzira yihuse yo kubigeraho, maze akinjira mu mubare cyangwa se mu mibanire ishingiye ku nyungu yo gupfubura ibikecuru. Kubura urukundo cyangwa guidance mu buzima, hari abasore bakura batabonye urukundo ruhagije, batabonye umuntu baganiriza, batagira umuntu ubayobora, bafite ibikomere byo ku mutima ndetse n'ibindi. Iyo haje umugore mukuru ubereka kwitabwaho, guhabwa umwanya, gushima, guhabwa ibintu, bashobora kubifata nk'urukundo nyakuri, kandi rimwe na rimwe ntibabone ko harimo cyangwa se harimo ikibazo barimo barabakoresha. Gukunda amafaranga kurusha indangagaciro, hari igihe ikibazo kiba mu mutwe no mu myumvire y'umuntu. Umusore ashobora kuba afite amahitamo yo gukora cyangwa gutegereza buhoro buhoro, ariko agahitamo icyampa amafaranga, ibindi byose ntacyo bitwaye. Aha niho ubuzima butangira kugurishwa ku nyungu z'igihe gito. Kuko bamwe mu bagore bakunze cyangwa abakecuru babikora, iki kibazo ntigikwiye kurebwa ku ruhande rw'abasore gusa. Hari impamvu zituma bamwe mu bagore bakuze bashaka abasore bato. Impamvu ya mbere, irungu. Hari abagore baba barapfakaye, baratandukanye n'abagabo babo, batakibona tension mu rugo, bakeneye umuntu baganiriza, baranduye ibigwara bimwe na bimwe harimo sida ndetse n'ibindi. Bamwe bashobora gushaka umusore muto ngo ababe hafi, bityo ubusabane bukaza no kugera ku mibonano, kumva bagifite agaciro. Hari abagore bakuze bashobora kuba bafite ubwoba bwo gusaza, kutagikundwa cyangwa se kutagikurura abagabo. Iyo umusore muto abagerageje cyangwa se abegereye, bishobora gutuma bumva bakiri beza, bagifite ubushobozi bwo gukundwa, bagifite control ku rukundo. Gukoresha amafaranga nk'intwaro yo kugenzura. Hari igihe amafaranga aba igikoresho cyo kugenzura umuntu. Uwo musore ashobora guha uwo mugore cyangwa se uwo mukecuru ashobora guha umusore amafaranga, phone nziza, inzu nziza, transport n'ama business, ariko ibyo byose bikaba bifite icyo bisaba nyuma. Ndagufasha ariko ugomba kunyumvira. Aha haba hari power cyangwa se imbaraga, no kuvuga ko umwe aba afite ubushobozi bwo kugenzura undi kubera amafaranga. Ingaruka z'iyi mibanire ku basore harimo gutakaza agaciro n'icyubahiro cy'umuntu. Iyo umuntu amenyereye kubaho kubera ko hari undi umwishyurira cyangwa se umwishyura ku mibanire, atangira buhoro buhoro gutakaza icyubahiro cye, kwihesha agaciro, umurongo w'ubuzima bwe. Ashobora gutangira kumva nta kindi nakora ngo mbeho uretse kwiyegereza abafite amafaranga. Iyo ni imyumvire ishobora gusenya imbere ye heza cyangwa se kumwicira azaza.
guhinduka imbata y'amafaranga. Iyo umusore amenyereye guhabwa cash, guhabwa ibikoresho cyangwa se guhabwa support yihuse, ashobora kutazongera gushaka gukora, kwiga umwuga cyangwa se gushinga ubuzima bwe ku mbaraga ze, bityo akaba imbata y'uwamufashaga. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, iyi ni ingaruka ikomeye cyane muri iyi mibanire. Hari igihe abantu batita ku gakingirizo, isuku, kwipimisha, kwirinda, ibyo bishobora guteza HIV ariyo sida, syphilis, gonorrhea na hepatite B cyangwa se izindi ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina. bararozwe nimukajye mubona ibintu bakora, bafite ibintu bibakoresha by'ibaraga bidasanzwe kubera kudasenga mani. Ako uyu mukecuru n'uyu musore ngewe nagurike bikuntera isesemi, ndikumva nyine iki kijeni ngifashe tumugeri n'ingumi ya danje. Wone ukireba ibintu nkorera igenda nta kintu wamango no mukecuru duhuze, niba bafite miliyari zingahe yiriga ngenda umukozi ngiye usibye ko ikintu bibuze n'igijyamo cyo cyambere giye mfite amafaranga, narize, mfite ubumenyi, mfite bro, mfite boss witwa Tiger. Kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube. Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku Your pressure is our focus. waba ukeneye gukora video, gukora indirimbo, I love you face to face the way we're not to get down to get down, yeah. gukoresha amafoto ndetse n'ibindi, igisubizo twakizanye. Ishimwe studio yonyine ishobora kubigufashamo. Duhamagare, tuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba warebwa cyane ku ma TikTok, like, followers ndetse n'ibindi. Ukeneye kwamamaza, twandikire nanone kuri izo nimero tubigukorere mu gihe gitoya, utangire kumenywa na bose. The Mixer TV, make your show your future.